Yellow, what's poppin' Kigali, how are you doing people? Yes, it's your boy Atale Aizo umwe bakubwiye umwe bavuzumvikana hiryo nino inshuti y'abadamu ndetse n'abakawuga. Of course, come the number one, come the wagwan, come Sabo, come come the nyirabyo. Je suis Jenny Hollywood Kigali, come Aizo in the place on mic of course. Yes, mbanigarukiye hano ku mihanda y'Kigali ngo ngende mbagezo amakuru amwe namwe agiye atandukanye kabisa. Yes, uyu munsi ndaza kwibanda ku gisasa. Uyu munsi turaza kuba twakibanda ku ma album yagiye abikora fresh kuva mu mwaka wa 2023 kugeza uyu munsi kabisa. Turebe ama album yagiye abikora fresh na gufatiyemo top 5 zimeze neza cyane, kandi ndaza no kuba nago icyo bita bonus kabisa. Indi album nayo uruze kuba wamenya, ariko album ya mbere iraza kugutangaza cyane. Nukuri abantu benshi iyo bari kwitega ntago ariyo bari kuze kuba basanga ku mwanya wa mbere. Of course rero nkwaye ikaza cyane wowe udukurikira hano kuri Geto Challenge TV. Yes, ndetse n'umuhungu wanyu Atale Aizo nk'ibisanzwe kabisa, kama dawa niko biba bifashe sana. Rero nyamuneka kora subscribe kugira ngo tujye tubasha kuba twabana mu biganiro byacu bya buri munsi. Of course ukore like, share ndetse na comment kugira ngo tube twabasha kuba twajyana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Of course yes ya rero ntago munza kuba natinda cyane, turaza guhera ku mwanya wa gatanu twinjira ku mwanya wa mbere. Umenya album zagiye zibikora neza cyane, dore ko abahanzi benshi cyane Rwanda bagiye bakora ama albums yagiye atandukanye, ariko tukabashije kuba twafatamo atanu tuyavugaho tuyagarukaho muri make kugira ngo tugakupite amakuru ameze neza cyane. Ese nawe warubizi ya nkuko nari mbivuze kabisa muri introduction yuko tugiye kuba twavuga top 5 z'abahanzi babikoze neza cyane ama album yagiye abica bigacika mu mwaka wa 2023 kugeza uyu munsi. Of course ya rero ntago nza kuba natinda cyane, duhere kuri number 5 kabisa. In album ya gatanu yabikoze neza cyane, abantu benshi bakagenda bayikunda kandi bakanevugaho byinshi bigiye bitandukanye. Wakibaza ngo ese ninde cyase nyirayo ninde? Yes, n'umukobwa ufite ijwi ryiza cyane, uririmba neza cyane kabisa. Umve ngo umuntu ukunda bari binjaje mu ukunda abahanzi beza, nzi neza ko nawe amukunda. Yes, n'umukobwa ukiri muto cyane bita Aline Sano. Ndakeka mwese muvuga ngo ibintu nibyo koko. Yes, Aline Sano rero n'umukobwa watangiye umuziki kabisa mu myaka yatambutse, ntago nzi ngo nikanga, ariko menya ko ari mu myaka yagitambuka, ariko n'umukobwa waje afite ubumenyi ndetse n'ubuhanga bugiye buhambaye ku muziki, dore ko ari no mu bakobwa babashije kuba bajya kwiga umuziki hariya ku Nyundo kabisa. Azabizi neza kandi aje kuba yabinoza cyane. Yes, yaraje akora amahiti agiye atandukanye, arakora kabisa kugeza naho yaje kuba yakora album tugiye kuba twagarukaho. Ya album wakibaza ngo ese yaba yitwa gute? Yes, ya album ya Aline Sano yayise Rumuri. Yes, ni album yise Rumuri kabisa. Yariyo ingoma z'indirimbo zigera kuri 13 nimba atari 14 ndakeka mo ngaho. Ese uribajije ngo se iyo album yasohotse ryari cyangwa se yasohoye ryari? Yes, byose namakuru mba nagenga nkusanya kugira ngo nze hano mbahereze babwire kuntu byose biba bigiye bimeze, mbahereza ibyo ni doga cega cyane kuri Geto Challenge TV. Nta kintu uba ugomba kuba uwaturana. Yes, nivuga ngo iyo album ya Aline Sano yasohoye ku itariki ngiye kubana babwira ku itariki 23 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2023. Yes, nibwo Rumuri album ya Aline Sano yabashije kuba yagera hanze, buri wese abasha kwaktesinga indirimbo zigiye ziriho, dore ko hari indirimbo zigiye zitandukanye kandi nziza cyane. Yes, nkanjye mbabwira cyase mbabwira ibi ngibi, kandi nakunze indirimbo bita Sakwe kabisa. Sakwe imeze neza cyane, indirimbo imeze fresh, n'uvuga ngo uyu mukobwa yarateguye ku rwego ruhambaye cyane. Yes, rero ntago nza kuba natinda cyane, ndakomeza mwita nirukanga njya kuri album ya kane yabikoze neza cyane, nayo tumenye ngo ese ni yande. Uri guceka iyande? Reka twite cyane tujye ku mwanya wa kane. Yes, ku mwanya wa kane turasanga umuhanzi ukomeye cyane hano mu gihugu, ukomeye ariko ni umuhanzi ukomeye. Umve ngo ukomeye, umve ngo umuhanzi rwose ujyana ukora n'ibivuro bya danger. Nije bundi ku itariki ya mbere z'ukwa mbere muri uyu mwaka turimo yagize gutya kuri gitaramo hariya muri Bika Arena, aragenda arayituka neza cyane. Abantu bose bari baranze kwemera nabo ngo byaje kurangira bemeye ayo makuru yo ndayifite. Ese bibaza ngo ese ngo ninde? Yes, bamwita Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben. Yes, ni The Ben kabisa, umuhanzi munini cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'imahanga abenshi baramwemera. Wakibaza ngo ese ngo album ya The Ben yitwa gute? Yasohotse ryari? Ndiho indirimbo zigera kuri zingahe? Yes, ngiye kubana bikubwira, ariko none ngo byantangaza cyane ngeze kuri uyu munota ubaye utarakora subscribe n'ukuri kw'Imana. Byaba ari itangazo bigiye bikomeye cyane nyaboneka. Yes, kandi kugira ngo njye nkuri inkuru uzibone mu bambere kabisa,
nkimara kwa uploadinga utubona ko uvuga ngo watari Aizo amaze kwa uploadinga, reka njyewe ndebe ibyo ari byo, dore ko ari gufite amakuru agiye ameze fresh cyane. Yes, rero umuhanzi wacu The Ben kuri album ye twasanze iri kuri nimero 4. Yes, ni album yasohoye ku itariki 9 z'ukwa kabiri mu mwaka wa 2025. Urumva nije muri cyane kabisa, ndakeka nta no kwezi yari yamara akuni album imeze neza cyane, ingoma zigiye zitandukanye. Wakibaza ngo ese ngiye nakunzeho iyi ngiye nakunze indirimbo bita Nana, of course, kandi album ye mwibutse ko bayita Pretty Love. Yes, Pretty Love ni album ya The Ben kabisa, umuhanzi umeze neza cyane. Kubivugwa ndakeka ngo muri iyi minsi hari ukuntu atari no mu Rwanda, afite kuba ari muri Amerika, ndakeka kabisa ko ashobora kuba ariho aherereye. Yes, rero ni umujene kabisa wakoze album nziza cyane, nziza kabisa. Mujye munagenda mutya, mujye muzumve, nyamara ni byiza cyane gufasha abahanzi bacu mu Rwanda nabo bakagira uko bagenda bamera neza cyane. Of course, rero n'ubundi ntabwo ntinda, ndakomeza ninjira kuri album ya gatatu. Wakibaza ngo ese ngo ni yande? Yes, ikanze nkubwire kabisa. Ndaje ngo mbe nakumara impungenge kabisa, wowe wahoze wibaza ngo ese ngo album ya gatatu ngo yaba ari yande, ngo yaba ari yihe, ngo ibiki n'ibiki. Yes, niyo mpamvu ngiye mbadahanga ngo mbe nkubwira buri kimwe cyose uko mba nagiteguye cyane. Wakibaza ngo ese iyo dutegura ama top 5 yacu tugendera kuri album yagiye abikora neza cyane, ariho indirimbo zagiye zikundwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Kuko abenshi bakora indirimbo ugasanga ugakora album ugasanga rwose ariho indirimbo imwe cyangwa ebyiri nziza, izindi zose bapfuye guterekaho. Rero umuhanzi wa gatatu cyangwa se album ya gatatu tugiye kuba twavugaho, abantu benshi bari bazi ko igomba kuba iya mbere, ariko ntabwo ariko byagenze. Yes, ni umuhanzi bita Bruce Melody, ni umuhanzi ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, abenshi muramuzi cyane kandi n'imahanga ndakeka basigaye bamuzi, kuko muri minsi ntako atari kugira ngo imiziki yiwe ayigire international cyangwa se ijye ku rwego mpuzamahanga kabisa, ijye guhangana no guhatana n'izindi ndirimbo z'abahanzi bagiye bakomeye hano muri East Africa ndetse na Africa muri rusange ndetse no ku isi hose. Yes, ni umuhanzi wakoze amahiti menshi cyane, menshi umbwiye ngo nyabare icyo gihe natangura ikindi kiganiro cyo kubara amahiti yakoze, kumva ni menshi cyane kabisa. Bruce Melody nta muntu n'umwe utamuzi. Yes, rero ejo bundi kabisa yabashije kuba yakora album. Wakibaza ngo ese iyo album yiwe yari indirimbo zingahe, yasohotse byari bimeze bite? Yes, ni album yasohoye ku itariki 17 z'ukwa mbere mwaka wa 2025. Urumva nawe n'ejo bundi kabisa nta gihe kirekire cyane gishize arimo abitunganya kandi abikora neza cyane. Yes, na album yaje iriho indirimbo nyinshi cyane, ni indirimbo zigera kuri no kuba yaduha cyo bita bonus track y'indirimbo 3. Izo ndirimbo 3 nazo duha za bonus track. Wakibaza ngo ese ngo ni zihe? Byose ngiye mba najanga ngo nkuramburire buri kimwe cyose. Yes, bonus track nza guha umugisha, ndakeka mwara yumvise kandi ndakeka mwara nagikunze cyane, ndetse aza kuduha indi ndirimbo yaba hit bya danje hit, kandi nawe nabonye ko ari hit ya fresh yayikoranye n'uwo Shaggy kabisa bita When She's Around. I know ko mwese muyizi cyane, ndetse n'indi bita Sinya. Ni bonus track atubashije kuba yadukubita. Rero ni album nziza cyane, iri indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, ariko mu by'ukuri twabashije kuba twakora icyo bita igereranya mu baturarwanda cyangwa se mu bantu bagiye batandukanye. Dusanga indirimbo abantu benshi cyane benshi bagiye bakunzeho ntabwo zirenze ebyiri. Bose bamubwira niko kuri indirimbo bita Wallet, niyo bita Rosa, kumva ni gake biri aho ngaho. Rero nawe ntabwo zose zagiye zabashije kuba zakundwa. Rero biza kurangira kumukize kuri umwanya wa gatatu kabisa, ku muntu umufana ntagire ikibazo kabisa nabirenze. Ahanga niko tuba twabashije kuba tugenda tumenya amakuru agiye atandukanye duca mu mpande enye z'igihugu, ndetse na hano hagati tuba twibereye hano i Kigali tumenya wagwan ku ma album yagiye abikora mu banyarwanda ndetse n'abatuye imahanga. Yes, rero uwo ngo yari Bruce Melody ku mwanya wa gatatu kabisa, niwe nadarije mbabwira. Wakibaza ngo ese number 2 ndetse na number 1 turaza kuba twahasanga nde? Nuko byaba bitangaje cyane
uba utarakanda subscribe kuko igeze nk'ibi ngibi nta n'ahandi hantu ugomba kuba wabikura uretse kuri Ghetto Challenge TV. Yes, ujye ukora like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nyamuneka yes, reka ninjire kuri number 2 nkeye meze neza nsa neza cyane. Nyamuneka nimba amaze gukandaho reka twinjirane kuri number 2. Tubwire album yabikoze cyane, yakunzwe n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Of course wakibaza ngo ese uwo ni? Yes, ni umukobwa wacu bita Bwiza Emelance kabisa. Yes, ni umukobwa wakoze album nziza cyane nziza. Wakibaza ngo ese we yabashije kuba yayita gute, yayikoze ryari? Yes, umukobwa bita Bwiza yakoze album yitwa My Dream yayisohoye ku itariki 10 z'ukwa munani 2023. Yes, nibwo yabashije kuba yashyira album yiwe hanze imeze neza cyane, iriho indirimbo zose nakita ko zari nziza cyane kuko abantu benshi baragiye bazikunda cyane. Ugenda kugera kuri mwaka avuga ati ngiye nakunze iyi ndakunze gutyo umuntu make twaje gusanga indirimbo ze zose zaragiye zikundwa, buri ndirimbo ifiteho umuntu wagiye uyikunda. Kure gutandukana n'abantu twagiye ducaho mbere kabisa, wumvaga indirimbo zabo ugasanga bamwe bakunze imwe gusa, izindi ntibashaka no kumenya ko zibaho. Ariko uyu mukobwa yabashije kuba yabikora neza cyane, imbanga indirimbo ze kimwe cya kabiri cy'indirimbo ze zakunzwe n'ingeri zose, by'umwihariko urubyiruko. Ariko natwe iyo turimo dufata imibare twibanda ku rubyiruko, ni narwo rwumva imiziki cyane kabisa iyi minsi. Ntabwo ndi gutinde cyane, ndi gutinde cyane ntagera ku mwanya wa mbere. Umwanya wa mbere ugiye kuba watangaza abantu kuko navuze ngo umwanya wa mbere uraza kuba wagutangaza. Mu by'ukuri koko uragutangaza, ntabwo nigeze nkabya mu bintu mba nateguye. Wakibaza ngo ese ninde? Reka nawe tumucemo twihuta cyane kabisa, nzagutambana bonus track kugira ngo bikomeze kuba byagenda neza cyane. Yes, number one kabisa, ladies and gentlemen. Reka tumuvuge mu izina kabisa, mu mazina ye yombi cyane bamwita ikirura cyangwa se hoha. Uzi umuziki nyarwanda leta yamenya ngo uyu muntu mwita Juno Kizigenza kabisa, niwe tubashije kuba twasanga ku mwanya wa mbere mu bahanzi bakoze album nziza cyane guhera icyo gihe ayisohora kugeza n'uyu munsi. Ni album ibikora fresh, niwe muhanzi wakoze indirimbo nyinshi cyane, wakoze indirimbo zose zikaba zakundwa kuko ni indirimbo we yakiye n'agahigo. Nta muhanzi urakora album ngo ize imeze nk'iya Juno, iri indirimbo zose nziza guhera ku ndirimbo ya mbere kugeza ku ndirimbo ya nyuma. Wakibaza ngo ese uyu muhanzi Juno yakoze indirimbo cyangwa se album ye yayisohoye ryari? Yes, yayisohoye ku itariki 17 z'ukwa karindwi mu mwaka wa 2023. Yes, album yari iriho indirimbo zigera ku 17 ariko zose ni nziza kabisa. Niyo muhanzi wabikoze bigacika, niyo muhanzi nubwo atigeze ahabwa amahirwe agiye atandukanye ngo wenda ngo album yiwe abashe kuba yayipromotinga ku buryo bwiza cyane, ariko yari abikoze fresh cyane. Yari impamvu navuze ngo abantu benshi bari bazi ko album ya Bruce Melody niyo iri buze kuba yaza ku mwanya wa mbere kubera ko yapromotinzwe cyane. Ntabwo batagize ngo yipromotinge, ariko mu by'ukuri rwose urumva yo bamenyemo kabisa. Yes, ni nayo album idufungiye kabisa, niyo number 1, yo album ya mbere twabashije kuba twabategurira. Ni nayo nababwiraga cyane y'uyu muhanzi bita Juno Kizigenza. Yes, nkuko nababwiye ko ndibuze kuba nabaha bonus track cyangwa se bonus ine album ndibuze kuba navugaho nayo yindi gake cyane gashoboka. Niyo mujene w'umuraperi bita Bushari kabisa. Bushari yabashije kuba yakora album nziza cyane yabashije kuba yayita Mon yayisohose ku itariki 7 z'ukwa 12 mu mwaka wa 2024. Yes, nayo yari nanga dusoreje kabisa. Reka duwe twahura mu yindi top 5 igiye itandukanye kandi kugera mbategurira hano kuri Ghetto Challenge TV. Mwese ndabashimiye cyane abo twabashije kuba twabana guhera ikiganiro gitangiye kugeza ahangaha kirangiye. Muri agaciro cyane kandi turabakunda cyane. Reka duhure ubutaha. Hasta la vista.